Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka agiye atandukanye. Kuri uyu munsi twazaniye urupapuro rw'ingenzi ugomba kuzirikana kandi ugomba nawe gushyira mu bikorwa. Iyi ni lettre yahindutse Amerika cyangwa se yubatse Amerika uko uyireba kuriya, kandi urupapuro rukaba rwaranditswe n'umugabo witwa John Winthrop. Akaba yarwanditse mu 1630. Urupapuro rwitwa City Upon the Hill cyangwa se umurwa utuye ku musozi. Uru ni urupapuro rujyana ndetse n'imyemerere ya gikristo n'uko bakwiye kubakanwa kuva mu muryango kugeza bagutse bakagira igihugu gikomeye ndetse bakagira n'imiyoborere ikomeye ku isi hose. Kuri uyu munsi wamenya fondasiyo ya Amerika, umenye aho byagiye bituruka n'icyatumye Amerika ihinduka igitangaza. Byose byahereye kuri uyu mugabo yitwa John Winthrop. Yabayeho muri biriya bihe by'1630 ubwo bambukaga bakajya muri Amerika. Iyi yari gahunda yo gushakira abisirayeli cyangwa Jews ubuturo muri Amerika. Impamvu babashakiraga ubuturo muri Amerika abayahudi nuko bari barakuwe ahantu hose hari hasigaye ni muri Amerika niho bagombaga gutura ndetse no gushakirwa ubuturo bundi bushya, kuko umwami w'abami wa Espanye yarakomeje nawe kugenda yica abisirayeli uko yiboneye uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma haboneka intwari nk'izi ngizi zo gutuma ubuzima bwongera kuboneka, bwari ubwo gushaka ubutaka bushya bwo gutuza abisirayeli. Gusa ntabwo byagenze uko yabishakaga, ahubwo mu bwato bwo bambuka berekeza muri Amerika hagiyemo abandi bagabo baturutse muri Espanye ndetse n'Ubwongereza, bagenda berekeza muri Amerika gushaka ubuturo bushya. Gusa intego yo gushaka ubutaka bushya bwari ubwo kugira ngo abisirayeli bajye kubamo, kubera ko abisirayeli bari barakuwe mu gihugu cyabo. Nibyo byose nzagenda mbigarukaho kugira ngo ugende usobanukirwa neza amateka ndetse n'ibituma ukomeza kubona intambara zikomeza kugenda ziyongera mu burasirazuba bwo hagati. Reka dukomeze turebe iby'uru rupapuro ndetse n'ubusobanuro bw'ibyo ukwiye kumenya kugira ngo utangire kubaka ubuzima bundi bushya ugendeye kuri uru rwandiko. Yatangiye yandika ati, inzira imwe rukumbi yo kwirinda ibyago no kurinda ejo hazaza n'aho abadukomokaho ni ugukurikiza inama ya Mika. Mika muramuzi muri Bibiliya. Ni ugukora ubutabera, gukunda imbabazi no kugendana no kwicisha bugufi n'Imana yacu. Kugira ngo ibyo tubishobore tugomba kugira ubumwe mu ntego yacu, tugahagarara hamwe nk'abantu ndetse nk'umuntu umwe. Tugomba kwita kuri mugenzi wacu mu rukundo nyarwo rwa kivandimwe. Tugomba kwemera kugabanya ibyo dufite birenze kugira ngo abandi babone ibyo bakeneye by'ukuri. Tugomba kubana mu bugwaneza, ukwicisha bugufi, kwihangana, ubuntu no kugira umutima woroshye. Urupapuro rwanditse ni nka declaration format declaration yinuza y'itangiriro ryo kwibohora kw'abaturage bari bavuye muri Espanye bagiye gushaka ahandi hantu hashya batura. Aratangira ati, arakomeza ubu bari barimo ubwo yandikaga urupapuro yari warwandika, ariko arwandika ruri mu kirimi cy'icyongereza kiri old cyane, ariko arwandika mu gihe bari mu bwato berekera muri Amerika bashaka kugira ngo bature mu butaka bushya. Arakomeza ati, tugomba kwishimirana, tukagira ibibazo by'abandi ibyacu, tugasabana mu munezero, tukarirana mu kababaro, tugakorana kandi tukihanganira ibigeragezo turi kumwe.
tugomba buri gihe kwibuka inshingano dusangiye n'umubano duhuza muri uyu murimo nk'ingingo y'ubuzima bumwe. Nitubikora dutyo tuzakunda ubumwe bw'umwuka binyuze mu murunga w'amahoro cyangwa se Board of Peace nk'uko mubibona muri Amerika kuri uyu munsi. Maze Uwiteka azaba Imana yacu kandi azishimira gutura hagati muri twe nk'ubwoko bwe bwatoranijwe. Azaha umugisha inzira zacu kandi tuzabona ubwenge bwe, imbaraga ze, ineza ye n'ukuri kwe birenze ibyo twigeze kumenya. Tuzamenya ko Imana ya Isirayeli iri kumwe natwe igihe bake muri twe bazashobora guhagarara imbere y'abanzi bacu, kandi igihe izatugira urugero rw'icyubahiro n'ishimwe ku buryo ibisekuruza bizaza bizavuga biti Uwiteka abahe kuba nk'abo muri New England. Ubwo yariho avuga yuko igihe bazaba bemeye bahindutse abandi bantu bashya aribwo Uwiteka azabaho umugisha, ndetse bikagera igihe ubutaka bagiyemo aribwo bwa Amerika buzagenda bukagera ku rwego rwo kuba nk'ubwo mu Bwongereza bwariho icyo gihe. Kuko tugomba kwibuka ko tuzaba nk'umujyi wubatse ku musozi, ari bya bindi bita city up on the hill, cyangwa se umurwa wubatse ku musozi. Amaso y'abantu bose azaba atureba. Nituramuka tubaye abahemu ku Mana yacu yo muri uyu murimo twatangiye cyangwa se dutangiye, tugatuma ikuraho ubufasha bwayo kuri twe, tuzaba inkuru yo kuburira abandi, duhinduka igitutsi ku isi yose. Ubwo bahungaga bari mu bwato, nibwo nakubwiye ati uru rwandiko nibwo rwandikwaga, rwari rurimo Declaration Independence cyangwa se kwishyira ukwizana kw'abaturage bagiye kuba muri Amerika bashyashya. Hanyuma ngo abanzi bacu bazavuga nabi inzira z'Imana n'abayikurikira bose, tuzakoza isoni benshi mu bagaragu bayo b'indahemuka, kandi amasengesho yabo ashobora kuzahinduka urubanza kuri twe kugeza igihe tuzavanwa muri iki gihugu cyiza turi kujyamo. Ubwo ni igihe bari berekeza muri Amerika bakiri mu nyanja, bagendaga baganira uburyo bazakora bageze mu gihugu. Icya mbere kwari ugushyira imbere Imana, nk'uko mubona muri Amerika mubona yuko bafite amafaranga yabo yanditse ngo in God we trust, ukageza ku rwego utangira kubona amategeko y'Imana agenda ashyirwa ku bigo by'amashuri ndetse no muri public places, ahantu hagendwa n'abantu, ndetse ibyo ngibyo byujujwe neza ubwo yashyirwaga ku nzu y'ubuyobozi ariyo White House. Aho ngaho nibwo hashyirwaga ayo mategeko 10. Hanyuma arasoza avuga ati ndasoza n'amagambo ya Mose umugaragu wizerwa w'Uwiteka mu isezerano rye rya nyuma kuri Isirayeli mu gutegeka kwa 2 igice cya 30. Aravuga ati bakundwa, uyu munsi dushyizwe imbere y'ubuzima n'umugisha, urupfu no kurimbuka. Uyu munsi duhamagarirwa gukunda Uwiteka Imana yacu, gukundana hagati yacu, kugenda mu nzira zayo no gukomeza amategeko yayo, amabwiriza yayo n'isezerano twagiranye nayo, kugira ngo tubeho tugwire, kandi Uwiteka Imana yacu aduhe umugisha mu gihugu tugiye gutunga. Bivuze yuko ugomba gutangira isezerano rikomeye, ukubakira kuri fondasiyo y'Uwiteka kugira ngo utere imbere, ariko ntiwahindukira ariko arakomeza avuga ati ariko nitwahindukira mu mitima yacu tukanga kumvira, ahubwo tukayobywa no gusenga ibigirwamana by'ibinyoma, ibyishimo byacu, inyungu zacu n'irari ryacu, uyu munsi turaburiwe
ko tuzarimbuka rwose tukavanwa muri icyo gihugu cyiza, twambukiranya iyi nyanja nini tugiye gutunga. Ubwo bariho bareba baravuga ati nitutabikora bizagenda bite? Baravuga ati nta kindi kizaba, icya mbere ni igihombo, tuzaburira aho abandi babonera, tuzapfa aho tugiye. Arakomeza ati niyo mpamvu dukwiye guhitamo ubuzima kugira ngo twe n'abazadukomokaho tubeho, twumvira ijwi rye kandi tugakomeza kuba indahemuka kuri yo, kuko ariyo bugingo bwacu kandi ariyo soko y'iterambere ryacu ryose. Ibi ngibi utangire kubishyira mu bikorwa kuri uyu munsi. Mwari muri kumwe n'Ukuri Official. Don't leave without subscribing, ndetse unashyira igitekerezo cyawe kugira ngo tumenye icyo tuzakora ku munsi utaha.